Nongeye kubasuhuza cyane bakunze inshuti y'Igikoni TV. Uyu munsi nejejwe namwe cyane kubana namwe bimbere by'igiciro. Numvaga mbakumbuye kubaganiriza cyane rwose. Rero uyu munsi ndashimira abantu banje, inshuti zanjye, muryango mugari. Nukuri pe ndabashimiye cyane kuko mudahwema kunyereka yuko munkunze, munkurikirana, kuko uko bwije nuko bukeye ndi kubabona, ndiko n'inkunga zanyu. Courage, nanjye ndahari, niteguye gushyiramo agatege kugira ngo dufatikanye ku bijyanye n'igikoni, kuko igikoni ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi igikoni nicyo gituma tubona imbaraga zo gukora buri munsi hato na hato. Uyu munsi rero mbahaye ikaze mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe uburyo bateka umuceri. None inshuti y'igikoni izanye iki? Impamvu ibi mbizanye ni iyihe? Hari igihe usanga duhora mu muceri w'umweru, umuceri w'umweru, kandi pe hari uburyo bwiza twatekamo umuceri bigasa neza cyane. Uyu munsi rero mureke mbabwire, turateka umuceri urimo imiteja na karoti. Munkurikire rero ni mu kanya. Bakunzi banjye, rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki turi guteka imiteja na karoti mu muceri. Yego, karoti zanjye rero nazitunganije, murabizi nakarabye neza intoki, nta kibazo mfite kuko ibi byose nabitunganyije n'amazi meza. Ahasigaye tugiye kubikata. Iyo ugiye gukata rero imiteja na karoti utekamo umuceri, ukata utuntu turinganiye. Yego, utuntu turinganiye, kandi ukagira utuntu turi forume imwe. Twagiye ni gutya, nk'abantu b'abasirimu nyine. Ndashaka kujya nkorana namwe pe, bagore beza, bakobwa beza, bapapa muzi kwita ku miryango yanyu. Ni karibu ku nshuti y'igikoni pe, nanjye ndahari ngo bagezeho utuntu n'utundi. Dore ni gutya utuntu tujya mu muceri, kuko umuceri nawo ni mutoya, ntabwo rero wakata ibintu binini. Weya, kata utuntu dutoya kandi dufite forume umwe, nibyo sawa. Ibi bituma umuceri wawe usa neza, umuntu akawurya uryoshye. Naho utashyiramo imboga ziba zirimo, ariko ntiduhore mu muceri umwe. Weya, imiteja rero nayo ni gutya, uburyo nayo iza ari forume imwe, kandi ari utuntu turinganiye nyine. Nkuko nabibabwiye, kubera ari umuceri tugomba gukata utuntu duto, se nka wa bizari ya yindi dukata tugiye gushyira mu bishyimbo cyangwa mu kindi kintu runaka twateguye. Niyo mpamvu mubona ndi kwifashisha icyuma kugira ngo nkate utuntu tuzi ari forume imwe, kandi mwaza gusanga bisa neza pe. Twagiye rero tugiye guteka umuceri wacu urimo imiteja na karoti. Amazi yahiye. Yego, njye nkunda guteka amavuta make cyane rwose, ntabwo nkunda amavuta menshi. Aya n'amazi yahiye. Mane ndangiza ndashyiramo ibitunguru. Ndikwanzamo ibitunguru, bitandukanye na kwa kundi uba ushaka kubanzamo imiteja, ngo imiteja ubanze uhindure irange. Reka ihindure amarange se ni ugushiririza gusa, nta kindi, kandi ntabwo utabikeneye ibintu byo gushiririza. Impamvu mbanzemo igitunguru kugira ngo gifate amavuta, gihumure neza, hanyuma imiteja na karoti bigende bisanga igitunguru cyamaze gufata
umwuka mwiza. Kandi iyo umuntu akimara kubishyiramo nawe ubu byumva gihita gihumura neza cyane. Ntabwo nindira ko gifata irangi. Reka nshyiramo karoti zanjye, nshyiremo n'imiteja, hanyuma ngaragure. Ndareba ko bino bintu rwose birasa neza pe, nawe uri kubireba n'amaso uhita ubona ko ari ibintu bifite isura nziza pe. Hanyuma rero ntabwo ndi burindire ko bifata irangi, oya, ntabwo karoti zijya mu muceri zifata irangi, ntabwo ari cyo umuntu aba agendereye, ahubwo ndashyiramo amazi kugira ngo kanashyirirana rwose. Ko bitandukanye cyane no gushyiramo, ko bitandukanye cyane rwose no kugira ngo nzateke bifate irangi. Ntabwo njye nshaka ko karoti n'imiteja byanjye bifata irangi, niyo mpamvu nshyizemo amazi kugira ngo bitanashyirirana rwose. Ndapfundikira. Gupfundikira ni iki? Iyo upfundikiye ibiryo umwuka urakomeza ukaba muri bya biryo bikaza kuza bifite gu, ariko kwa kundi uhora upfundura buri mwanya nyine uzabyumva ipfunduye umwuka uhita usohoka. Iyo umwuka rero usohotse nuko bura nyine intungamubiri ziba zigiye. Jya ukunda guteka upfundikiye ibyo kurya byawe, nibyo bya mbere kandi ni nabyo byiza. Neza ncunge ko imboga zanjye zitashirirana kandi ziri bube zisa neza pe. Muraza kubibona namwe murabikunda rwose pe. Rero nkuko nemaze kubibabwira, imboga zanjye zahiye, umuceri ndawuronze, nasori nkushyizemo mutabibonye ariko nawuronze nkusukamo. Mujye mukunda guteka muronze umuceri, ni byiza. Ngiye ntabwo nateka umuceri ntawuronze. Bimenye ko utaronze nubwo rwose waba utetse wawe umva wabumbihirije rwose, nahita numva ntagishatse kurya cyane. Hanyuma rero ibanga nshaka kubamenera ryo guteka umuceri ntushirire kandi umuceri wawe ugashya wumutse neza, atari wa wundi nanone watose cyangwa se ukabona n'umuceri rwose ukagira ngo ni akawunga kandi si akawunga, si umuceri, ukayoberwa ibyo ari byo. Ibanga rero nta rindi. Iki gikombe cyanjye ni inusu. Napimye umuceri uzuye kino gikombe. Iyo upimye rero ikintu wenda ibanga aho riri, ni ukuvuga ngo nimba upimye umuceri mu kintu runaka, genda tuvuge wenda ni ijage, simbizi nimba ari ujya guteka, ariko ubwo nimba ari ijage tushyiramo ijage ibikombe 3 by'iyi jage. Noneho ngiye kuko nakoze inusu y'umuceri ari iki gikombe, napimye n'ibikombe 3 by'amazi. Hanyuma rero ya mazi yanjye amaze kubira y'ibi bikombe, nyasuka mu muceri wanjye, ahita asuka mu muceri ku buryo mba nizeye neza amazi yanjye yabize, nta kibazo cyayo gihari. Mba nizeye neza yuko umuceri wanjye uri buze kuza uhiye neza, ntongeyemo amazi kandi ugashya nk'uko mbishaka. Turaza kubireba muraza kubona ukuntu uri bube ushya umeze. Ni ukuvuga ngo uyu muceri wanjye uraza gushya ufite isura nziza kandi urashya neza cyane, ntongeyemo amazi kandi utanashiririye. Ikindi iyo umaze guteka uyu muceri rero urapfundikira, sorry, ukabanza ugashyiramo umunyu. Ujya gushyiramo umunyu nyine, yego, ntabwo nkunda umunyu mwinshi, ngiye shyiramo umunyu uringaniye. Iyo maze gushyiramo umunyu rero ndapfundikira nkarindira bigatogota. Hanyuma nibimara gutogota, ibanga ryo guteka umuceri neza ni uko iyo bimaze gutogota uhita uteruraho ukagabanya amakara, ugateka ku muceri ku muriro muke. Ndaza kubibereka mu mwanya nibimara gutogota. Umuceri wacu rero murabibona yuko urimo gukama. Ryabanga rero nababwiye ry'umuceri, ubu aho umuceri wanjye ugeze ahangaha ngiye kuwuteruraho
ngabanye amakara kugira ngo nirinde yuko washirira. Nawe ujye ubikora gutya. Mu gihe ubonye ko umuceri wawe ugeze hano, jya uhita uwuteruraho kugira ngo wirinde yuko washirira. Urabona ko umuriro ari mwinshi. Ngiye kugabanya umuriro rero. Umuceri rero wahiye. Reba rwose ni umuceri uhiye neza. Umuceri rero wahiye, kikwereka ko wahiye. Reba ukuntu umeze neza cyane pe. Ubundi umuceri ushaka kugira ngo unashye umeze neza, ukoresha foke ukajya ugira gutya ku buryo na za mboga zawe zivangamo neza, ukabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Ni karibu rero kujya muteka umuceri gutya. Uyu munsi ushatse si ngombwa kubitekana n'imiteja cyangwa karoti. Uyu munsi watekana na karoti gusa, ejo ugatekana n'imiteja, ejo bundi ugakoresha amashaza, ibintu mbese ukagenda uhinduranya ku buryo warya umuceri umwaka ukaza n'undi ugataha utawuhaze. Karibu rero muryoherwe rwose. Ikiganiro cyanjye nawe ngisoreje, nawe mu kiganiro cy'ubutaha aho tuzakomeza kurebera hamwe ibintu bitandukanye byo guteka kandi rwose dukoresha buri munsi. Ni mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabakunda. Bye bye.